nk'ubu ngubu ku kwezi iriyemo abantu 7. Iyi ngona kuva yafata umuturage wo mu kagari ka Masaka umurenge wa Rugarika akarere ka Kamonyi ntirashyira umurambo ku nkombe y'umugezi wa Nyabarongo kugira ngo umuryango we ushobore kujyana kuwushyingura. Ababyiboneye n'amaso yabo bavuze ko Habamenshi Oreste yageze ku mugezi wa Nyabarongo saa 12 z'igitondo aje kuvoma amazi yo kwenga ibitoki by'umutobe aribwo yafatwaga n'ingona yiriwe imufite mu kanwa kayo. Kuva saa 12 abaturage bire baragiye ingona bareba ko imushyira ku nkuka z'umugezi wa Nyabarongo, ariko ingona ikomeza kubazengurutsa kuva mu murenge wa Rugarika kugira mu murenge wa Mageragere yanze kumushyira hasi. Byukuri ikibazo cy'ingona ni ikibazo kitubereye ingora bahise. Nk'ubu ngubu ku kwezi iriyemo abantu 7. Kandi mu kwezi iriyemo abantu 7 leta y'ubumwe ntago irimo no kuvuga ati tunabahimerekeza cyangwa se wenda tunabafashe ushyingura abo tubashije kubona. Nk'ubu mu gitondo saa 11 n'igice imaje kurya Habamenshi Oreste ngewe nahise magera mu bantu babaye nk'abambere. Yamufashe muzamukana Nyabarongo, uko imuzamukanye ndabireba iragenda igera ahantu igaruka hakurya gutya irongerera mutwara. Turararira kugira ngo turebe ko yamushyira n'ahantu nibura dutoragure wapi irinda ubwijya kongera kumumanukana kugera muri birometero 3 kuva mu gitondo dushakisha nta kintu turabona. Abavandimwe banyakwigendera bavuganye na Royal TV bavuze ko intandaro y'urupfu rwa Habamenshi Oreste ari ikibazo cy'ibura ry'amazi bahura nacyo bagahitamo kujya kuvoma amazi ya Nyabarongo. Dusaba nuko icyambere yabanje gaha abantu bose bakikije inkengero z'uruzi ikabaha amazi ntibagaruke kuvoma. Dusabira amazi nk'abanyamakuru cyangwa se wenda na leta yaza kubona akababaro dufite ikatubabarira ikaduha amazi ntitugaruke kuvoma Nyabarongo. Babwira twicaye ahantu ngo yamugobetse ndababwira nimugumaho mwikomeza kwiruka.